Ambasaderi w'u Burundi Belgique yavuze ngo iki? Abandi bavuze wakomeje gahunda yo gutera u Rwanda. Yavuze ngo imitwe nyine y'abantu bahunze u Rwanda cyangwa batavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda iyo mu diplomate avuze kuriya ntutegereze ko ari buvuge yeruye cyangwa se yatuye. Niho ushaka kuvuga ngo mfite amakuru ya intelligence yuko iyo mitwe iri koorganizwa ngitera u Rwanda. Ariko Burundi butwe ntituzabatera. Ariko mu ijambo nanone ashyiramo ikintu kivuga ngo Burundi ntibutera ngarike butewe girwana ngo bita kwivuna umwanzi. Bagira na ministeri bijya yitwiye kwivuna umwanzi. Ministeri ngabo manze ariko bayita umushikiranganje wo kwivuna abanzi. Ubwo ni ministeri uwo muri ministeri y'ingabo. Ministeri ya defense mwito kwivuna abanzi. Wari umushikiranganje wo kwivuna abanzi. Hariya ni nkaho ayo magambo yose yavuze yateranyije yabyara ijambo rivuga ngo Burundi ntibizabatungure mubonye bwanyuze mu mitwe irwanya u Rwanda cyangwa se bwashyizemo support. Rugaragaza raporo yuko AFCMV FDLR yagiye iri Burundi ari kwikusanyiriza gutera u Rwanda. Ibi byose byagiye bica mu matwi yacu tubibona, ariko ibi byose nkunda bw'abantu ngo u Rwanda rubaye imyaka myinshi, u Rwanda ndubonye imyaka myinshi rufite abantu baruhigira, ariko igihe cyose uretse ababaye hano babacengezi kubera ko nubundi u Rwanda rutariyubaka. Ntekereza nka nyuma ya za 2003 2005 nyine ntambara y'abacengezi ivuyemo, abacengezi bagiye kuri Kongo batakiri ku butaka bw'u Rwanda. Abahigira u Rwanda narababonye ariko sinigeze mbona n'uwakandagije inzara ku butaka bw'u Rwanda. Kabare wegeze avuga ngo unahaje ntiwaharara, ariko nge nabuze n'uwaje agashyiraho urwara gutya karuhagumisha mpaka ku mugoroba rirenze. Mu Rubaya bikumvikana ngo huzuye, hari imirwano ikaze. Amerika uretse ko nayo ifite inyungu z'ikinshasa bitewe n'ibyo basinyanye, ariko iyo bitaba ibyizo nyungu n'uburyo ibihugu bikomeye bitwaramo ibintu byakabaye gira ibihano ihabo ubwo ruhande. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire byanozwa, ariko n'umubano nanone utari mubi, kuko Amerika kuba yizi mufitanye ikibazo nta cyawe kabisa mwapanga na kimwe. Ntacyo kiretse nk'Uburusiya bagirana ibibazo ariko bakagumana ambasade yabo, ariko kuvuga ngo bagiye ngo gushora mu Burusiya, reka uri n'umushoramari w'umunyamerika muri mu bantu bakomeye ukumva ngo wagiye Moscow gushorayo n'igihe byaguteza impagarara n'amakampani yawe ibicuruzwa byabo bakanga kubigura. Ntago hari imikino. So ubwo ariko nshatse kubereka ko Amerika gushora mu Rwanda ni ikimenyetso cy'uko umubano umeze neza. Ariko nanone ko umubano umeze neza ntibyabuza Amerika cya gihangange kwa kuntu baba biyumvamo ko bagomba guhora babwira abanyafurika cishwa aha. Tukaba twagira aho dukomanyiriza amahembe, ariko ni ibisanzwe nta kidasanzwe. Ikindi nakubwiye biriya bihano ntabwo ari ibihano bya Amerika ishaka kurimbura yaba ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se kutugirira nabi, niba ariko ndabyita, kuko ubona ndabyibuka Tereza Kayikwamba Wagner rigeze gushaka ko u Rwanda rushyirirwaho rufungirwa imirongo ya Swift nk'uko babikoreye Uburusiya, ndetse ibihano bikiyongera bikaba byinshi mu buryo butandukanye, ndetse ibicuruzwa bivuye mu Rwanda bikabura isoko. Visit Rwanda amakipe yose akorana n'u Rwanda akayihagarika. Kongo izwiho gushyiraho amafaranga menshi ngo ba James
batukwe perezida w'u Rwanda nibahabwa ijambo mbere y'amakonseri manini, ibintu ubundi bitakabaye igihugu kitakabaye gikora. Donc bizarya ntabwo ari gukurikiranwa mu nkiko. Nabonye ari yaragiye gukurikiranwa mu nkiko. Inde games yego. Bon ariko nagerageza kukubwira ni kivuga ngo amasezerano yarasinywe kandi azasinywa n'andi, ibihano muri iyi minsi manza Amerika iranga, ariko ubona hari abandi bantu bari bakwiye ibihano bo mu baturanyi bijyanye n'ibyo bakora umunsi ku wundi. Abandi nka hehe bo sinzi nimba abantu barigeze banariza ibintu biri kubera muri Kongo muri iyi minsi yavuba aha ngaha, ibi byo kurasa drone mu baturage biriya M23 hori bivugaho cyane. Hari uko abantu bakiri mu biganiro by'Doha ariko bakazinduka barasa mu baturage umunsi ku wundi, bagatangira kurasa abayobozi ba M23, bakarasa wa mbere bakabyigamba, ejo bakarasa wa kabiri bakabyigamba, cyase bikavugwa mu Rubaya bikumvikana ngo huzuye hari imirwano ikaze. Amerika uretse ko nayo ifite inyungu z'Kinshasa bitewe n'ibyo basinyanye, ariko iyo bitaba ibyizo nyungu n'uburyo ibihugu bikomeye bitwaramo ibintu byakabaye gira ibihano ihabo ubwo ruhande zirenga kontuza zirasa cyane ko Kongo bagomba kuyiha ubutumwa busa n'ubuvuga ngo ntimugire ngo muri iyi histoire mwebwe muri abantu bandakorwaho badakorwaho na sanctions, ntago muzakora ibishoboka byose nibaho byose. Na Kongo ariho hava ibintu byinshi. Ambasaderi w'u Burundi Belgique yavuze ngo iki? Abandi bavuze wakomeje gahunda yo gutera u Rwanda. Yavuze ngo imitwe nyine y'abantu bahunze u Rwanda cyangwa batavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda, iyo umu diplomate avuze kuriya ntutegereze ko ari buvuge yeruye cyangwa ngase yatuye, niho ushaka kuvuga ngo mfite amakuru ya intelligence yuko iyo mitwe iri koorganizwa ngo itere u Rwanda, ngo ariko Burundi butwe ntituzabatera. Ariko mu ijambo nanone ashyiramo ikintu kivuga ngo Burundi ntibutera, ngo ariko butewe bwirwana ngo bita kwivuna umwanzi. Bagira na ministeri burya yitwiye kwivuna umwanzi. Ministeri ngabo manze ariko bayita umushikiranganje wo kwivuna abanzi. Ubwo ni ministeri uwo muri ministeri y'ingabo. Ministeri ya defense amwito kwivuna abanzi. Wari umushikiranganje wo kwivuna abanzi. Hariya ni nkaho ayo magambo yose yavuze yateranyije yabyara ijambo rivuga ngo Uburundi bizabatungure mubonye bwanyuze mu mitwe irwanya u Rwanda cyangwa se bwashyizemo support. Rugaragaza raporo yuko AFCMV FDLR yagiye iri Burundi ari iri kwikusanyiriza gutera u Rwanda. Ibi byose byagiye bica mu matwi yacu tubibona, ariko ibi byose nkunda bw'abantu ngo u Rwanda rubaye imyaka myinshi, u Rwanda ndubonye imyaka myinshi rufite abantu baruhigira, ariko igihe cyose uretse ababaye hano babacengezi kubera ko n'ubundi u Rwanda rutariyubaka, ntekereza nka nyuma ya za 2003 2005 nyine intambara y'abacengezi ivuyemo, abacengezi bagiye kuri Kongo batakiri ku butaka bw'u Rwanda, abahigira u Rwanda narababonye ariko sinigeze mbona n'uwakandagije inzara ku butaka bw'u Rwanda. Kabari wegeze abango unahaje ntiwaharara, ariko nge nabuze n'uwaje agashyiraho urwara gutya karuhagumisha mpaka ku mugoroba rirenze. So kuko u Rwanda rwubatse imbaraga ku buryo ibyo bitabaho, kuko ruzi ko hari benshi babyifuza kandi babihigira. So ariko ubwo icyo nagerageza kuvuga ni kivuga ngo hari ikintu abantu batarasesengura. M23 yadiriganaga Barundi, kadirigana Horacio Potra n'abacanco b'abanya Espagne, ikadirigana yagiye niko ngo muri Misiri rwanisha drone, nibwo drone se zije mu mwaka
ni ukuvuga ngo indege zo ku ruhande rwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo zari ziri kurasa Rubaya. AFCM 23 imaze ku sinumva ko na Rumangabo se baharasha. AFCM 23 imaze kurasa ububiko bwa drone. Sinumva ko na Rumangabo baharasha. Bandi baharashe. Nta makuru avuga ko Rumangabo nayo yarashweho. Rumangabo. Rubaya na Rumangabo. Kandi Rumangabo zimafata cyane se atajya mu mutwe. Ubundi muri Kongo hari uduce tubiri tumva mu mutwe. Agace ka mbere ni Kibumba kubera ko ariho nahungiye nkarwarira korera, abandi bari bayirwaye bose bagapfa uretse ngewe. Cyakora ndi mu barwayi batarenze nk'ijana bayirwaye bakayikira. Ahandi akabiri ni Rumangabo kubera ko turi guhunga bashaka kwica Muzengo no Mututsi twaciye Rumangabo. Twaciye ku mupaka wa Rumangabo twinjirira hari ya Kisoro tujya kureba mushuti wa Muzehe uba Kabare. Bivuze ngo twe twahungutse tuva Kabare. So Rumangabo rero hegereye u Rwanda nicyo nshaka kuvuga. Rumangabo yegereye u Rwanda cyane. Ariko icyo nshaka kubaza M23 yakubitaga FARDC ikayifatanya na FDLR ikayifatanya na Wazalendo ikayifatanya n'abacancuro iriya coalition yose igakubita ikabirukansa igafata umujyi munini nka Goma mu misi nk'ibiri gusa kandi nabwo ubona biyoroheye ariko yarabanje kusasira no kuzenguruka. M23 barayisimbuje ahubwo yiyongereye mu imbaraga kuko buri munsi M23 bavuga yuko ikorana ngo na RDF ngo RDF ifitemo abantu. Ngibyo na n'uyu munsi ntarahagararaho ngo nemeze kuko sindabona uburyo bwo kubyemeza cyase ngo hari wabyemeje ko icyo gihe nabyemera ko ari umuyobozi w'u Rwanda wabyemeje mu buryo butanyeganyega butajegajega. Ndabango yavuze iri jambo ngo buri yashaka gusobanura ibi. Nyine ibintu ubona ukabona biri contradictory. Kubera iki? Ahantu hari ADF harangwa no kudatsindwa. That's one. Ariko ntanabanje guhamya ko RDF hari icyo tugishyize ku ruhande nkaho cyo tutafite uko tukiverifiye. M23 tugize ubundi birukankana ibahagiza. Ariko M23 uyu munsi ko mumeze nka rimwe mu yahagiza. None ikibazo cyo gisigaye ntabwo mujya mwibaza impamvu. Ariko yahageza se kandi ubona imaze gutwika ikibuga cy'indege. M23 cyoze yongeye kugaragaza ko yindi n'ubundi bamaze kwirasaho mu buryo bukomeye cyane ko umuntu wese ubibona arabona ko ntago M23 yakemera gutakaza Rubaye. Ntago biba. Cyangwa se umunsi ejo Wirimanzi yaravuze ngo ku kiguzi cyari cyo cyose Tshisekedi Rubaye azajya yumva mu mateka. Agomba kwimba amatangazo. Rero ukabona yuko ibintu biri muri Kongo biramutse bitarimo umeze neza cyane aho uri hose dukurikira umunsi ku munsi ibiganiro byacu binyura kuri Inside Rwanda TV. Aho ngaho nimba wahageze wageze ahantu hanyaho hari amakuru ya nyayo agezweho. No ku Rugendo Online TV naho turahabaye hose wanyarukiraho hari amakuru meza cyane. Njewe kuri mikoro ya mbere ni Gakire Sam, naho muri studio kuri mikoro ya kabiri twakiriye Apotre Mutabazi nyuma y'igihe kinini cyane yaratutaye adahari. Mutabazi ikaze nanone. Murakoze kumikaze. Uragarutse. Ariko Mutabazi ko utajya uhinduka. Abandi bantu hari igihe muhura ukabona yarabyibushye yarananutse yabaye igikara yabaye Mutabazi nimba navuga ngo ni young forever. Yeah, always young. Ariko nanavuga ngo twabyibushye Imana ariyo yabivuze ku buryo niyo twabuze ibirayi mu bigaragarira inyuma. Ntago turi kuko n'abantu bavuga ngo barya basohotse. Hari n'abarya Imana yavuze. So hari no kuba rero urabizi ni nk'ukuntu umuntu afite umubyibuho naturel akora siporo mu byibuho ntugira aho ujya akanywa amazi mu byibuho ntujya akagerageza kurya rimwe mu minsi ibiri ugasanga ntacyo bihinduye. So nabyo turabishimira Imana ko ibyo ducamo bitatworoheye bitatugaragaraho, ariko naho byatugaragaraho nese aho bigaragaraho ubu tubatera amabuye.
nawe warabuze rero ngo naringarutse umuntu aragaruka akongera akagenda kugeza igihe azagenda agafatisha ntagaruke cyangwa akazagaruka nyuma y'imyaka myinshi byose ntacyo bitwaye. Iyo biri mu murongo wo guhaha ngo Imana nayo yajyaga yirirwa ahandi igataha i Rwanda, bivuze ngo ngombwa ni rwa Rwanda tugendana kuruta urwo tugendamo. Yego. U Rwanda tugendana ushaka kumara imyaka 20 muri Amerika utagarutse mu Rwanda kandi ari nawe ufite patriotism iteye ubwoba, ahubwo donc ufite u Rwanda ugendana narwo cyangwa rukugendamo. Nawe umuntu ashobora no kuba yahora mu Rwanda kubaka etaje yambere agashyira ya kabiri akatarurimo u Rwanda rubakoreye umutima we rutamurimo arurimo ntago rumurimo. Beta ubwo umuntu yajya arugenda. Undi muhanga yaravuze ngo ntago ndi umunyafrika ko navukiye muri Afrika, ahubwo nuko Afrika yavutse muri nge. Ikiri mu ntekerezo burya nicyo kigira imbaraga, naho kugenda wagenda no umurongo wo guhaha kandi ugenda uri kubusana n'abandi baza. Ikintu ntajya amenya uragiye ugiye mu Buhinde n'urugero, umuhinde nawe azi Kigali wowe ukiyita impunzi, umuhinde atigeze yita impunzi. Sikwa n'umuhinde kuga ko yavukiye mu Rwanda ariko ukatambwira ngo ngakubwira ko ari impunzi oya. Shana no kuba maze imyaka 20 mu Rwanda atajya mu Buhinde ariko nyine azi ko yaje donc yaje mu mpamvu z'akazi. Kare nabonye ka video umwe mu influencer bakomeye muri Kenya. Kanze ndebe bamwita Kaspool, umwe mu influencer bakomeye hariya cyane mu basesenguzi. Yavuze ubwo yarari mu Rwanda, simbizi nimba muri ball hari equipe yo muri Kenya iri gukina mu bya basket, ariko ubwo wenda yarahari yaje kwirebera. Yanze ngo thank you Paul Kagame for making Rwanda Europe in Africa. I will make Nairobi like Kigali after being so as the governor. Uyu shakira amajwi yo kuyobora Nairobi. Ariko ni byiza nakuba urumva ngo we ari kwibaza sinibaza ukuntu abantu ngo bajya muri Europe gutembera. Ati abantu bajye baza mu Rwanda nyine yatunguye na systeme yasanze mu Rwanda. We yavuze ngo mu bihugu byose warabaye mu mijyi nka Nairobi ukagera muri Kigali babitandukanye cyane ko tugomba no ariko Nairobi tuzi ko ari ni umujyi munini, ariko iyo bigeze ni nko kwenda Kinshasa ni umujyi munini, ariko hari quartier za Kinshasa wageramo. Kigali bayitangarira ku isuku kandi koko systeme y'iterambere na systeme y'iterambere ku mujyi usa urasa neza. Ikindi rega twakize imbere ubukerarugendo tujye tubyibuka. Kenya ushobora gusanga ubukerarugendo kuri bo atari ibintu bashyize imbere cyane, ko buri gihugu kiba gifite aho gishyize imbaraga. Ariko nanone gushaka kwigira ku Rwanda kugira umujyi ufite gahunda usa neza kandi ufite icyerekezo, nkuko ushobora gusanga u Rwanda rwo rufite rwarebeye nkuko twakunda kuvuga ngo tuzaba Singapore Africa, donc twarebeye kuri Singapore. Nkuko ushobora no kureba kuri Singapore ariko kagira ibyo unoza bikaruta ibya Singapore, ibyo byose birashoboka. Nkuko nanone warusha Singapore ntabwo urayirusha muri byose. Nanone hamwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Ni byishero abantu mu bihugu bya Afrika bakigira ku Rwanda, icyo cyose ukubeshya. Ese abantu turi intano turi mu gihugu ibyo tujya tubibona kuko tubona abanyamahanga batangariye u Rwanda, ariko maybe twebwe abanyarwanda ntabwo tuzi. Nibyaye ngo wambaye ikirezi. Reka mvuge ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Cya kabiri utarajya mu bihugu byo hanze ngo ubone uburyo nyine haguhanda byane banga amahanga arahanda. Iyo utarajya hanze nyine ngo bikompare ufite icyo ushingiraho ukaba warabaye mu Rwanda gusa, biroroshye kuba wavuga uti kuba warebera mu mfuruka y'ibitagenda honyine. Sibyo? Ndagwa nk'urugero. Ndi umuntu ntago ndica ngo mbari Miss naburaye ndi muri Kigali cyangwa se ubuzima bukankomerana. Ndi umuntu wavuye mu mujyi ntaha mu Kagarama n'amaguru. Cyose ntago nigeze, hari umushito wanjye yigeze kunsaba 300 niyo 400 niyo yavaga Nyabugogo agera
Kabuga muri 2013 we yarayagusabye ndamubwira ni ngiye gushaka umuntu ndayaguza mbese ngerageza minizi zose nashakamo ibiceri 400 ngo nyamweze kuri momo ndayabura ariko uyu munsi yakoze ubukwe n'umuntu wo muri Amerika urumva ko Imana yakoze imirimo ariko urumva ni kera urumva hacamo imigihe narayashatse ndayabura nk'isaha irashira yatangiye kunyaka nka saa 5 saa 6 saa 9 arambwira ati mpagurutse n'amaguru Nyabugogo ndabwo ndakomeza nyashake byibuza wenda utagire mu nzira ageze Remera ati